majena satani nisumiwe kabikinira kuba nibe sarati mazaza sibisa wimana atikinira kinira igurira pinchiremo umutima wangura nezerwa emeye kumpinchiramo. Mukiza urima wabanye gashaka kuba ndeke mukagiti wabanye na mukamera na kuba gidiyo uramiyereka naziraniye anesha mutiya Dawidi uramutabara mbere yewe haje tubu narayaje ati afate uri afika uri abana ihangane wari wishuye kubw'Imana hari abamediyani bari imbere yawe hari ibintu bimeze nk'intare imbere imiryango yacu yakora ubutunzi bwacu amashuri meza elimu nyingi hazitoshi bila Yesu, watoto wengi hawatoshi bila Yesu, au utajiri hautoshi kabisa bila Yesu. Abana benshi ntacyo bamaze tubahitima, ubutunzi bwinshi ntacyo buvuze, ubwenge bwinshi n'amashuri ntacyo buvuze. Arabantu muwache Yesu akutabara benshi, ureke Yesu wazagenda kibiri cyose. Kuri ndaba w'Imana Yesu Kristo. Reka dusubiremo keya. Abarusha bihangane kwicara, abagiye guhaguruka dukomeze tuvuge